Manihira, izina rifite amateka y'amarira menshi n'agahinda, ariko rifite amateka y'imbaraga yo kongera kubaho nyuma y'icuraburindi. Mu 1994 Jenoside yakorewe Abatutsi yahinduye ubuzima bw'abatuye hano. Ababyeyi barabuze, abana barasigara, imiryango irasenyuka. Uyu munsi turibuka, ariko tunubaka ejo hazaza. Twari kumwe n'umuryango, ariko Jenoside itangira twahise dutana. Benshi sinongeye kubabona. Hanyuze mu buzima bugoye cyane, twari twasigaye nta cyizere cyo kubaho. Abo twabuze ntibazagaruka, ariko n'amateka yabo ntazigera azima. Mwebwe twabuze, babyeyi, bavandimwe n'inshuti zacu, turabibuka, turabakunda, kandi ntituzigera tubibagirwa. Nubwo mutakiri kumwe natwe, tugerageza kubaho uko mwabyifuzaga. Nyuma y'icuraburindi haje umucyo. Abaturage ba Manihira bongeye kwiyubaka, bafashijwe n'igihugu n'imiryango itandukanye. Twahawe ubufasha, tubona aho kuba. Abana bajya mu ishuri, ubu turimo kubaho neza. Twize kubabarira nubwo bitari byoroshye. Urubyiruko rw'uyu munsi rufite inshingano yo kurinda amateka. Nta Jenoside izongera kuba ukundi. Tuzaharanira ubumwe n'amahoro, kuko ari byo byubaka igihugu. Manihira yarababaye, ariko iracyahari. Kwibuka ni inshingano, kwiyubaka ni intsinzi. Ntituzibagirwa, kandi tuzakomeza kubaho.